waje mu muryango kazi neza ni wowe naje nshaka amahirwe nasanze nawe ushaka kazi neza mwana w'amabukwe tuguhaye kaze urisanga uje ukenewe iyo umutima wanjye uje ukenewe iyo umutima wanjye uje ukenewe iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe uyu munsi wo kuri njye ntusanzwe burya yari wowe za nshuro zose burya yari wowe ngenda nguhitaho burya yari wowe sinari mbizi mba naraje kare mwana we mama kaze neza usanze ugukunda iyo umutima wanjye uje ukenewe iyo umutima wanjye uje ukenewe ubuzima dusigaje ku isi tuzabubanamo njye nawe twari babiri none tubaye umwe irimo imiryango watugaragaje murakoze cyane nabonye ko mwarimu Profeseri Ndayambaje yabonye ngo umwe muri twebwe Emmanuel aramumenya ngo hari n'abandi bagiye batubona bakabona umwe cyangwa undi ari hano ku rukiko ari mu Gahunga ukamanuka hepfo mu Kabaguma ugakomeza ruguru hose aho ngaho dusanzwe tuhagenda niyo mpamvu twagenda muri uru rugo turagira ngo rero ubwo muduha aka kanya tubabwire ko dusanzwe tugenda muri uru rugo ni ukuri nibyo ariko muri uyu muryango wa Sebutozi Fesiyani uko twagiye tuza muri uru rugo abana bakagenda bagahura hirya no hino ku mashuri bagiye bakomeza umubano n'ubucuti dufitanye muri uru rugo ku buryo ubu ngubu ko mutubona ikitugenza ntabwo ari ukuza gusa ngo ntabwo ari inama tuyateranye ahubwo ni ukubera ko twaje kubera ko tubakunda niyo mpamvu twaje hano rero mu minsi yashize hari umwe mu bahungu mu bana bankurikiye umwana Laurenti baje hano ariwe Emmanuel atemberera muri uru rugo ahageze mu mwakira neza namwakiye neza arongera agaruka atubwira ati babyeyi hari ahantu nagiye mu muryango mpageze banyakiriye neza tumubajije atubwira ko ari kwa Felicien ko ariho yagiye bakamwakira neza dusanga natwe turabazi ikiyongeyeho nuko yatubwiye ko hari n'abandi b'abana bazaba badusura mu rugo nabo bo muri uru rugo ko hari n'umwe bahuye ku mashuri bagakomezanya bakajyana n'umubano murumva ko ni imiryango yagiye ihura urukundo rukagenda rwiyongera aho rero Emmanuel yaragiye ahura n'umwe mu bakobwa bo muri uru rugo witwa Marie Louise Nzamukosha bageze mu nzira barakundana atubwiye ati ahantu rero aho hantu muzaze njye kubereka aho nabonye umukobwa wanguye ku mutima wankoze ku mutima aho numva nabonye uzamara irungu akamara igishika ubuzima bwanjye bwose
turamwemereye turabatumeka tugende none umunsi wageze. Bwana Visenti, muri uyu muryango wanyu ikitugenza nicyo ngicyo, ni urukundo. Turifuza yuko umuhungu wacu impungenge afite yuko hazagira umuntu wazagera hano akamutwara Nzamukosha Marie Louise, yuko izo mpungenge mwazitumara, hanyuma mwabitwemerera tugafata irembo ry'urukundo. Ni irembo ry'urukundo, ni irembo ry'umugeni, tukazaza tukagenda tukitegura uwo mugeni, tukazaza kumusaba ku buryo bwisanzuye, natwe twaje duherekejwe n'umuryango mugari. Icyo rero nicyo kitugenza. Kuko tubabwiye twaje muri uru rugo tugenzwa n'urukundo rwahuje abana bacu, bakatwereka bati urugo ni hariya, natwe tukaba twaje nk'abahagarariye umuryango kugira ngo tubabwire ngo turifuza ko umubano w'abana bacu ukomeza, wa Emmanuel na Marie Louise. Ni icyo ngiye tukigenza. Nyakubahwa Visenti, nimubona bikwiriye mubitwemerere, ubundi umutima w'umuhungu wacu urasubira mu gitereko, kandi natwe ubwacu turagenda twishimye. Murakoze, murakagira Imana. Arakoze Nkerabigwi. Yega mama, nakekaga uyu musore we Emmanuel buri kucumwe namubagana hano kuri kano gasantere, naho yabaga ari cari gushaka utabimbwiye mwe. Duhe inshuro nyinshi cyo koza ari kuza ahangaha ari gutembera, buri mugoro bari gutembera, mu gitondo nkamubona, naho ntabwo namenya ko ari cyo ari gushaka. Cyo koze ni urwo rukundo rwa hano yashakaga, akaba ari uwo mukobwa Nzamukosha yashakaga. Abukoze izina Nzamukosha byo ndamuzi, ariko ntabwo mperuka kubona muri runo rugo. Bakiri niba hano mama, niba aragiye kwiga i Buganda, duturanye n'ibihugu by'u Buganda, niba aragiye muri Kongo, nanjye ntabwo wabimbaza. Ubwo byero Muzenkerabigwi rero ntabwo naguhe igisubizo ngo ndabikwemereye, nande mfite abo ngomba kumanza nabaza niba ari hano, niba atari hano tukaja kuja kumushaka. Ubwo rero afite ba hano ba Nyirasenge, ndi kubabona hano, nuko ngomba kubegera nkamubaza niwo mukobwa hari, nkabona kugisubiza. Ba Nyirasenge rero nkabana basaba kugira ngo babaze nibo mukobwa yabahari. Arahari. Murakoze cyane. Ubwo ba Nyirasenge bavuze ngo uwo mukobwa ngari nahangaha, Imana ishimwe. Ubwo Muzenkerabigwi rero nta muntu usabaga urukundo ngo umuntu ngarumwime. Ubwo nanje ndabikwemereye, nanje uwo mukobwa ndamukwemereye. Ubwo mukayindi muze kumukwereka. Urakoze cyane. Urakomera amazi. Nuko. Mwongere mumumpera amazi y'isera. Nigire rero bakobwa bawe. Murangira Nyirabigora ndebera niba rwe rwose. Muraho neza. Murakaza neza. Nanjye muranzi.
tudahungabana nkawubona ufite uburanga aho bwuje ibiriza uri munsi izajya nkwita amahebe maze umukabije nyemura kumureba maze umukabije nyemura kumureba yesi imbere y'urugwiro ngwino ngwino nkumbuye inseko yawe burya ngo abashyitsi n'ab'umugisha tugiye kurambura ikiganza maze abasangwa badukora yashimwe itegeko bukuru yemerera mpindukire ndebe abashyitsi bacu atari uko mbahangaye bashyitsi beza mwaramutse mbahagaze imbere atari uko mbaruta ubukuru aho bwacu haba ubutabera amazina yanjye nitwa Nsanzimana ndi umuhungu wa Bineza umwuzukuru wa Kanyanzige Kanyirindekwe Kamuhirima Kangwabije abarusizanira gutabara muzi imbere mu ntore z'intaganzwa ndi inkotanyi y'amarere Ninjye Nsanzimana rutaje bukama n'imitima ingamba zimisha imituzo rwanyiri imirindiro gukora imanzi nderukanika igitero n'ikirigisa cy'amacumu cya Rukanga ntambara ntanga bahizi kwirahira indi ravuga se niyo rose nitwa Rukanga ntambara Juda imikino intwari imfura nyifashe mu gifunga ndarudahinga rugamba rumaze gukomera mu twacu banyita mwanza wabisha ndiruda kubana hamye n'ibindi mutagirwanira ishyaka nge ndi umuhungu udahembye makuzangira impambara mu migongesha indatirwa bahizi ndi umugabo ndubatse mfite n'umufasha aho nahisemo kubaka nubatse ku rutare umufasha mugire Yesu Kristo tumuhuje iteka umubyeyi ajya ategura umunsi nk'uyu tugatarama muje mudusanga mu gitaramo tugira igitaramo cy'umuryango igitaramo cy'umuganura igitaramo njyarugamba n'igitaramo mvarugamba mudusanze mu gitaramo cy'umuryango nimwiyumvemo ikaze ni kubw'umubyeyi ntabwo ari ku bwanjye bashyitsi beza rero iryo ryari ikaze reka mpindurire abasangwa rero nakiriye abo mbashije nakiriye urungano rwanjye ababyeyi b'imvi z'uruyenzi ibikwerera inkirane n'inkindi inyamibwa n'izazo mubyeyi mwiza mpindukirira nkurebe nyiri uruhanga rw'uruhemu n'Imana yinamiye nk'uruhamo nitegereje mu ruhanga rw'iriya mfura nsanga mutavuga igisumbane ntabwo nahirahira ngo muhereze ikaze nyemerera nge ndaza gukomeza nuza kubyifuza murakoze cyane bashyitsi beza mwaramutse mu rusange natwe turi mu gitaramo ahangaha dutegereje abashyitsi muri icyo gitaramo rero nkaba nifuza kugira ngo muzengera bigwi dusanze dutaramye hano hakaba hari abakobwa mfite nkaba nifuza kuko bazana intango nziza y'amahoro nkamanza nakira muzengera bigwi abakobwa bari hirya rero abakobwa twateguye numva bakunihuta nkamanza nkakira muzengera bigwi turahinga amahore reka nze tuyakunga muzungu yego yego muri ntutsi uje hepfo muri za vunga Mazengera bigwi rero akira ku kigange cy'imwe iwacu uko kimera twagize ko twasangira cyane natwe batugenzereza nk'uko ababyeyi bacu bagenjeje cyane ko n'umuco tugira ari bo tuwucaho barabizi rero tevukana nyiratevuka umubyeyi mwiza rero uje ugaragiye isonga ngari
uje utugana turabataramye ariko namwe murabakera birori ni ukuri nimwongere mwishimire natwe twari twabashimye ariko nimwongere mwishimire by'umwihariko twabashimye burya rero bajya bagira bati umushyitsi ni umugisha kandi ngo umushyitsi hari igihe akurisha imbuto ariko iwacu tugira amazimano tukagira n'amafunguro amazimano rero nayo tuzimanira abashyitsi amafunguro yo n'ay'abashonji hano tubigira byombi ariko mwebwe ntabwo muri abashonji ahubwo muri abashyitsi mu cyubahiro tubagomba rero nyemerera mbigenze rye hari gahunda twari twateguye ariko namwe muje mutugendera muri abataramyi bakababakera birori nyemera wisange mu gitaramo maze tukubanze tuguhe urubanza maze utwemerere nawe ugira icyo tubwira nk'umuntu ujugaragiza ibanga urakoze cyane wanyiriye umwami Laureni hakurya hariya mu Buhoma mukunda gutemberera iwacu hariya mu murenge wa Mpotsi mu kagari ka Bikara Vincent rero nk'uko mwadutumiye mu gitaramo cya hano iwanyu mu Bukamba ntabwo twaje amaboko areba inyuma inkoko ntabwo zarebaga inyuma zaje zireba imbere niyo mpamvu gusaba ngo wemere unyemerere wigire imbere maze tubashikirize natwe ituro rya twazanye kugira ngo dukeshe igitaramo kandi burya byarahoze kuko inshuti yagutumiye mu kirori wikwije kandi wikoreye rero niyo twakuye muri rwa rutoki nawe uzirwa hariya muri Mpotsi na Bikara haba muki ndetse tukaba tuzi no kuyabuganiza neza murakoze reka nsabe umuryango wa Sebutuzi Feliciane aho muri mese mu mperegererwe amashi mwemeye rero mushimye ituro tubazaniye kugira ngo dukomezanye igitaramo nibiba ngombwa mu kandi kanya muraduha akanya twongere dutaramane ndetse n'abo turi kumwe abenshi barimo bazi kuvuna umugara bazi gusimbuka bazi kwivuga ubundi mu kanya turi buze gukomeza natwe gutarama turabikunda murakoze cyane nimwongere n'izo mpundu turazikunda cyane ni akarango k'umuco nyarwanda ya mashyi yakome ni ukuri mubuza n'izo mpundu turabikunda basanga badusangiye isano rero abashyitsi baje batugana banga kuza inkokora zireba inyuma ni ukuri bamenye ko turi mu gitaramo baza kwifatanya natwe batuzanira ituro burya rero twese twamenye Imana tuzi yuko abafite bazongererwa kandi ni ukuri n'aba bantu barasenga uyu muryango tuwushimire yuko uzanwe no kongera ibintu mu bindi nagira ngo rero bashyitsi beza muje neza twabibonye ntabwo muje amara amasa ahubwo mwamenye ko turi mu gitaramo nagira ngo dukomeze twisange twiyakira kandi umubyeyi arimo kuvuga neza nkabikunda ubu mwese uko muri ahangaha mufite ijambo ariko mwariteguye murangije murishyikiriza ujagaragiye isibo ngari ni ukuri udatebatebutse amarudatezuka ku butabera imigambi itagira uko isuka wisonga mu mateka nakubonye ndakumenya nyemerera rero no kuganira n'uyu mubyeyi nkabikunda igihe uzajya ubona ukeneye kugira icyo uvuga ni ukuri ntuze kugira impungenge urakoze cyane ntabwo ndi butebe ndaje twaje nk'uko twababwiye tuje duhagarariye umuryango mugari wa Nyiriyumwami Laureni murabizi neza ko dusanzwe turi inshuti z'agatasohoka murabizi turagenderana tukaza iwanyu mukatwakira tugatarama tukabyina niyo mpamvu uyu munsi mutashatse kutwibagirwa mu gitaramo ndagira ngo abo turi kumwe bamfashe tubashimiye kuba mwifuje ko tubana namwe mu gitaramo
twaje kumenya ko iki gitaramo ni icy'urukundo, ni igitaramo cy'urukundo murimo kandi cyahuje umuryango wanyu. Twishimira ko mwatubonye natwe tukaza mu muryango maze mukaduha n'ikaze. Rero turagira ngo niba mutwemereye tugire natwe ijambo tubabwira, naryo ritari buze gutandukira igitaramo cyanyu. turabemereye nta kibazo. Yego, urakoze cyane Bizene. Ubwo bitwemereye reka tubabwire ikitugenza banyamuryango. Mu minsi yashize twaje iwanyu hano mu Bukamba hariya muri Rwaza, tuza tubasuye, muratwakira, mutwakirana urugwiro, ariko tubabwira ko tutaje nk'ibisanzwe. Tubabwira ko hari umwe mu basore bacu waje atwereka urugo rwanyu, atubwira ati ahangaha nahashimye umugeni. Nari nkuko Visene nari mubwira kuba mwaduhaye uyu mwanya, ndetse na mbere yuko nkomeza reka nze mbashimire yuko muduhaye iri jambo. Niyo mpamvu nsaba ko bigiza hino, ubundi nta mugabo uvugira ku busa. Ndagira ngo abasore batebuke b'abana batebuke bigire hino. Bisene rero ntabwo twaje imbokoboko, turagira ngo mwakire inzoga muyisogongere, nimwumve ko iyi jambo mutubwire dukomeze, ubundi dukomeze n'igitaramo. Murakoze, ariko ndumva iyi nzoga ntacyo itwaye, wakomeza ijambo. Bimeze neza. Mubyeyi mwiza rero yanze kugutura nk'utura umwidiki ntugire ngo basomye ahubwo yasize urubiriro. Reka tubanze tuyikurikire mbere, ubanze umbwiye ko ijambo ry'umuntu ari umugabo aba agomba kubanza gutanga inzoga. Ijambo ntabwo ari inzoga nk'umuco, ahubwo ikirimo igikwiye ijambo babyita inzoga nko mu muco nyarwanda. Nawe yaba ari umutobe utaza gutera urujijo mu bantu. Murakoze. Iwanyu haba ibitoki byiza, urumva aya ari amarwa, umetse n'unyuruzeho. Yego, urakoze cyane. Bazana inzoga ibonetse yose. Ubwo muyishimye twakomeza ijambo. Nabwiraga ko mu minsi ishize twageze iwanyu tubasuye, ariko tukababwira ko tutabasuye bisanzwe, ahubwo tugenzwa n'ijambo ryiza ry'urukundo. Mwaratwemereye tubabwira ikitugenza, tubabwira yuko twaje kubera urukundo rw'abana bacu, ko hari umusore wo mu muryango wacu washimye umwe mu bakobwa ba hano iwanyu, hanyuma tuza tubabwira ko mwaduha irembo
ry'umugeni. Ni ukuri turabashimira ko mwabyemeye mutazuyaje, hanyuma mukatwemerera irembo ry'umugeni, tukababwira ko tutazazuyaza, ntabwo tutazazuyaza kugaruka, kuko ntabwo tuzaba babandi basendatazi. Umunsi n'uyu rero twaje nkuko nakubwiye, twaje nkuko urazireba imbere, twaje tugaragiwe n'ababyeyi ndetse n'abagabo n'amajigija n'abandi bose kandi biyubashe, kugira ngo tuze tubabwire yuko icyo twasezeranye kuri uriya munsi twari tugikomeyeho. Aka kanya rero rya jambo twababwiye ko twashakaga umugeni witwa Nzamukosha Marie Louise. Tuje tumubasaba kugira ngo noneho byere kuba ibyo kwiremba ejo bundi hatazagira n'undi uza akamudutwara, ahubwo uyu munsi mumutwemerere ku mugaragaro, ubundi dufate n'izindi gahunda bijyanye nazo, ubundi tubikemure, hanyuma imiryango yose iteranye ibintu bijye mu buryo. Bisene rero ijambo ryari tuzanye ridatandukiye igitaramo cyanyu cy'urukundo ni iryo. Tubabwiye ko twakunze umusore wacu, yakunze iwanyu, akunda umukobwa mwiza witwa Nzamukosha Marie Louise. Niba utwemereye muramuduha, hanyuma natwe turusheho kwishima. Urakoze cyane. Nzamukosha arahari, turamufite kandi koko izina ni Nzamukosha. Mu by'ukuri rero yansezeranyije kuko izina namwise rigomba kuzaba ingiro, kuko agomba kuzakoshwa kandi akazakoshwa. Izo nka se muzehe Nkera Bigwi, waba waje wazizanye kugira ngo tugire icyo kiri twongeraho? Waje yikwijima izo nka akaba azifite, ikaba zihari. Twe n'ahangaha hari icyorezo cyateye muri iyi minsi, inka ziri kurwara uburenge. Inka z'iwanyu rero kuva twazizera, aba mfite umushumba kandi akaba ari igenda bya veterineri, nkaba namuguha nawe niba hari uwitwaje bakaja kunsuzumira izo nka bakareba niba nta kibazo baba bifite. Ndagira ngo ubwo mutwemereye umugeni, ndasaba abo twazanye kugira ngo bafashe tubahe amashyi. Turabizi neza ko nta mugeni w'ubusa, kuko twamukunze kandi tumwishimiye. Umugeni nk'uko bivuze, inka zacu zirahari, ariko mbere ya byose turifuza ko urwuri rw'iwanyu ruzakomeza kuba urwuri rutoshye, ndetse kandi n'inka z'iwanyu zigere ziromanga. Niyo mpamvu nsaba ko uwo turi kumwe hano banyegereze, maze tubashikiriza akamashini kazabafasha gutegura urwuri, hanyuma tubashikirize ndetse n'ikibumbiro kizajya kibafasha kudahira inka. Ubundi turi umuryango umwe. Nari navuze nagiraga ngo nkuko navuze, kuko hari umushumba mfite n'umuveterineri, akaba ari umuveterineri. Nawe niba hari uwo waba ufite, bamanza baje kuza kureba iyo nka niba nta kibazo yaba ifite,
ukabona kunshikiriza ibyo ngibyo. Urakoze cyane, namuzanye n'urwuri rwanyu ruri hafi. Mbere yuko inka tuzirongora mu rwuri rwanyu mu kanya, nta kibazo turi buze kubikora, ariko nagira ngo ubanze wakire, maze wakire imashini zadufasha gutunganya urwuri. Erega ntabwo tushaka ko inka zacu zizarumanga ndetse no mu zanyu ntizigere zirumanga. Yego. Rero ni imashini itunganya urwuri kugira ngo uhinge kandi urwuri ruhore rutoshye. Yego. Arakoze cyane. Mbere cyo tumushimira bikomeye. Hano rero hari kandi n'indi mashini. Hari abakita akanajoro, abandi bakakita akayuya, abandi akamamuzo. Ariko rero umushumba wakifashishije ntabwo inka ze zishobora kubura, ntabwo zirumanga nta na rimwe. Yego. Iyi ikaba nta joro ku mutunzi, ariko ngenda yibonamo ikindi kintu. Niga mu ishuri mwarimu yanyigishaga yuko akabazo kaba gateye gutyo, ugateje ikibazo mu muryango. Mubyeyi, ntabwo nzi niba turi buze kubyirengera. Iyi mashini wenda n'ubu ari uko namenyereye kuyikoresha, ariko bimeze gutya byaba biteye nka cya kibazo mwarimu yahoze ambwira. Ushobora kuba utari umutahira ntabwo agafata mu buryo mwarimu yakwigishije. Hari uburyo agafata neza, ubundi akagakoresha. Arakoze cyane, byahindutse vinka yindi bahinda umuntu wabikoze cyane. Ndetse agakoresha nabi, ariko nk'uko rero urumva tugiye inka ishyo ryanyu riragutse, nkuko twababwiye zigomba kugira aho zigomba gushoka kandi zigashoka hagari. Niyo mpamvu twashyikirije n'iki kibumbiro kugira ngo kandi inka zanyu zitazigera zibura aho amazi, zitazigera zibura aho zishoka. Rero mu kibumbiro abatahira barabizi, bazi ko iyo bahageze bagomba kuzidahira kandi mu buryo bwiza. Ajya amuhereza umusore, aduhereze umusore w'iwanyu, maze turebe ko bagiye kubanza kubisuzuma. Ni noneho icyampa inka cyampendi icyampa izindi nakongera icyampa ikibunda nabumbira inkomugunda ku ishyamba.